Imana ishimwe ko dusohoye kuri iyi Noheli y'uyu mwaka muri uko kwezi nyine kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ni byiza cyane iyo tambutse ahantu henshi, iyo urebye kuri internet, iyo mu migi itandukanye aho bagiye bamanika ibintu nyine biranga Noheli, ndetse no mu nsengero nyinshi n'inshuti. Uyu munsi ngira ngo nka 98% by'ama message mwakiriye nababwira ngo joyeux Noël, sibyo? Imugire Noheli nziza. Ni celebration, donc ni ikintu n'umunsi abantu bafashe nyine nko gucelebra, baba bacelebra plutôt, ndetse abenshi baranabyambarira, bamwe bagura imyambaro. Ndabyibuka kera nkiri umwana, hari ukuntu iwacu bajyaga bashaka kudushimisha, kandi nasanze atari muri Afurika gusa, naha muri Europe bihari, bakatugurira wenda aho ntibihaba cyane ku bigendanye n'imyambarire kuko akenshi nta n'icyo biba bivuze, ariko akenshi iyo twajyaga kwegereza Noheli bashoboraga gushaka udufaranga bakatugurira imyenda, bakakubwira ngo uramenye uwo mwenda ngo ni uwo kuri Noheli. Namwe byababayeho mbese ukabika nk'akenda ngo uzambara kuri Noheli, cyangwa se ugasanga twariye mu buryo budasanzwe ngo ni uko turi kuri Noheli. Ndetse niyo hari igihe ndabyibuka iwacu bigeze bangurira imyenda, ndayibuka myiza y'amatraining yaragezweho cyane ku bana b'abajene, aribwo yari icyaduka. Noneho icyo gihe nkora ikosa, icyo gihe ndabyibuka ko nishe radio ya papa, hari ukuntu nakundaga kubagana ku bintu bya electronique siri, gafata turnovis ngafungura, akakumva ngo uwo muntu buri kuvugira mu imbere ahantu abari, ndafungura rero biza kurangira radio nyishe. Noneho ntashye ndibuka ko igihano bampaye gikomeye ntazibagirwa, ari uko iyo myenda yo kuri Noheli ntayambaye. Baramwego kubera ikintu wakoze, iyi myenda uzongera kuyambara ku yindi Noheli. Noneho bigeza ku yindi Noheli narakuze itakinkwira, kizemo nsanga agapantaro karangira aha. Numva ndababaye, niba hari igihano cyambabaje, icyo gihano rwose kirimo cyarambangamiye. Urumva rero nashakaga kubabwira ko Noheli atari umunsi usanzwe, uretse no kuba ari umunsi wenda navuga ngo ni umunsi udasanzwe ku bakristo bo bafeta bibuka icyabaye. Buri ntabwo Yesu yavutse kuri uyu munsi wa 25, wakwaza ngo nukubera iki bafeta bafashe uyu munsi wa 25 Decembre akaba ariho bakawita umunsi wa Noheli. Bundi uyu munsi wari usanzwe uriho, uyu munsi ntabwo ari ubwa mbere mu mateka y'isi wari usanzwe uriho, ariko baramyaga ibindi bintu bitari Imana, kuko icyo gihe uyu munsi wari umunsi w'Abaroma baramyagaho ikigirwamana bita izuba. Abaroma basengaga izuba, noneho kuri uyu munsi bizihizaga iki kigirwamana cyabo kuri 25 Decembre. Ariko hari ikintu bishatse kutwigisha. Noneho Yesu avutse, inama ziraterana, basanga uwo munsi aho kugira ngo noneho bajye baramya izuba, ahubwo babihindura, noneho bakajya baramya icyabaye, bakajya bibuka ko Yesu umwami wavutse. Ariko reka bamuramye bamusimbuza icyo kigirwamana cyitwa izuba, nuko Yesu n'ubundi yaje ari umucyo w'isi. Amen. Hari abantu badashobora gufeta Noheli ngo ngo naranabisomye ngo n'ubundi ngo kuriya munsi ngo atari umunsi ngo washyiriweho ivuka rya Yesu, ngo ahubwo ari umunsi bafashe bawambura ikigirwamana ngo bawashyiraho Yesu. Nibyo nyine n'ubundi ahantu Yesu ageze ibintu bibashanje, ibyari bibi bihinduka byiza. Noneho wowe twebwe tubikora tuzi icyabaye mu bwami bw'Imana. Amen. Tuzi ko ariho gucungurwa kwacu gutangirira kuri uyu munsi wa Noheli, kuko iyo Yesu atavuka burya hapfa umuntu wavutse. Yaza ari ikimanuka tutazi iyo giturutse, kitaravutse nk'uko abandi bana bavuka, abantu bari kubinegirija. Ariko yaremeye, yemera kwigira umuntu, yihindura umwana w'uruhinja, avukira mu nda ya Mariya,
ntibyarangira ngo aza kudupfira igorigota ku musaraba. Twaririmbye ngo arazuka bari mu ijuru, yagiye kudutegurira aho tuzaba, kandi ibyo byose byari byarahanuwe n'abahanuzi ko tuzabona umucunguzi. Ni mu muhe icyubahiro, Yesu ni umwami. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye kureba iki? Turi kuri uyu munsi wa Noheli. Ndashaka turagira ngo turebe image y'uburyo abahanuzi bari baramuvuzeho kera mbere yuko avukira mu isi. Abahanuzi, hari abahanuzi bari barabihanuye, ndetse ngo hagashyira n'ibinyejana byinshi cyane, amasiyekere n'amasiyekere, ibyo bintu bitabaye bidasohoye. Ariko kubera ko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, igihe cyarageze nyine aravuka nk'uko byari byarahanuwe n'abahanuzi. Iyo dusomye muri Luka igice cya mbere umurongo wa 37, hari ijambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Aho hantu ntabwo bashyizeho agakato, ahubwo bashyizeho puwe. Donc ni confirmation. Baravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire ute rihere. Impamvu ni iki? Iryo jambo bwaryo kuko ntabwo banditse ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere, oya, ahubwo baranditse ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Kuko rero bishatse kuvuga iki? Nuko hari indi discussion yari yabaye, hari ikiganiro bari bagiranye, marayika ashaka kumubwira ibyo bintu, amubwira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere, rimeze nk'ijambo ryo gukonvenka. Ubundi iyo uvuze ikintu ukabenza kuko, humura kuko bizagenda gutya, komera kuko bizagenda gutya. Iryo jambo bwaryo kuko rirasobanura ko agiye kumukonfirima, agiye kumukonvenka. Yari amaze kumubwira ibintu byinshi. Ni igihe marayika ngo yasangaga Mariya ari kumubwira nyine iby'ukuntu azabyara, agiye kuzabyara umwana. Abantu bafite amatelefone mwese, abantu bari kureba ku matelefone, nimuyarambike tuganire twumve ijambo ry'Imana. Hereye kuri wowe uri gukamera, ubundi wakamera gute uri no muri phone? Donc bishobora gukatika ntubimenye. Banza ushyire phone hasi tuganire. Amen. Ubu kwiyiriza phone isaha imwe turi mu nzu y'Imana, ukiyiriza phone kutayirebaho, ubwo ni ikibazo. Ninjye wemerewe kuyikoresha gusa kuko niyo nateguriye. Nimugire ngo nanjye ndi kurangara. Noneho marayika rero yagiranye ikiganiro na Mariya, aramubwira nyine murabizi by'ukuntu yamanutse avuye mu ijuru, aramutungura, ahita amubwira rero ati ubu rero nkuzaniye inkuru nziza, ugiye kuzabyara. Mariya ati niba yarakomesheje njyewe, ati ubwo se nzabyara gute ntararyamana n'umugabo? Ibyo se birashoboka? Noneho marayika aramubwira ati humura, umwuka w'Imana azagutwikira, ngo umwuka azakuzaho, uzasama inda, ngo iyo nda ni iy'umwuka, ngo ndetse amuha n'amasezerano menshi cyane y'ukuntu uwo mwana nyine azaba umucunguzi. Ariko noneho Mariya agira gushidikanya, aravuga ngo ibyo bizambaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Mbese ibyo bizashoboka? Yewe yari afite na fiance ariko batarabana nyine, igihe cya mariage kitaragera. None haravuga ngo ntabwo ibyo bintu bishoboka, agira icyo bita gushidikanya. None hashidikanyije, marayika ashaka kumukonvenka, amuha n'ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere yamubwiye ati erega ibyo bizashoboka, ati kuko dore na ka gakecuru mwene wanyu kitwaga ka Elizabeti, karya mwitaga gakecuru kakatakibyaye. Ubundi Elizabeti yari ashaje n'umugabo, sibyo? Zakariya barageze mu zabukuru, ahantu bitagishoboka ko babyara. Marayika ngo amwihera ikimenyetso, aramubwira ati ikimenyimenyi ubwira ko ibyo bintu bizashoboka. Niba ushidikanya, ubu se wagashidikanyije wakeka ko na ka Elizabeti ka gakecuru mwavuga na gakecuru ntikakibyaye, ubu wamenya ko ari ukwezi kwa gatandatu ko gatwite. Mariya bimukora icyo kimukora ku mutima, ati uko ni ukwezi kwa gatandatu. Ubundi Yohana na Yesu urumva igihe barutanira, bamurusha amezi 6. Kandi Yohana yagombaga n'ubundi kuvuka mbere, kuko hari icyo bivuze mu buhanuzi, nuko ari we wagombaga kumubanziriza, kubwira abantu ati mwitondere gati nyuma yanjye. Kuko urumva te presque le même âge, ati inyuma yanjye hanimuhu, ati kuko ngo yabatirije abantu kuri Yorodani, arabwira ati ngiye nubwo mu ruzi ndi kwabatirisha
amazi, atariko inyuma yanjye hari undi, ndetse ngo ntahangana no gupfungura udushumi tw'inkweto ze, ngo wowe naza ngo azabatiza mu mwuka wera n'umuriro. Amen. Urumva rero byari urumva Yesu wavutse mu buryo bw'igitangaza. N'ubundi umuntu wagombaga kumuteguriza inzira yagombaga kuba nawe yaravutse mu buryo budasanzwe, kuko yavutse kuri Elizabeth wari ushaje. Ndetse murabizi ko igihe Imana ihisezerano Zakariya yashidikanyije, agije gushidikanya, aravuga ati rero ubwo ushidikanyije, ubu ngubu guhera none ugiye kugobwa ururimi, uzongera kuvuga ari uko mwana yavutse. Kandi koko gushidikanya yari afite, umuntu yavuga ngo yari afite rezo yo kuba yashidikanya, kubera ko hari ibintu siyanse nyine yadufasha irabitwereka nk'ukuri, nyine tubifata nk'ihame, ariko imbere y'Imana byose bigize ute, byose birashoboka. Noneho ngo Mariya rero akibyumva aravuga ngo umva ibyo bintu mbwiye niba ari byo, ngo ahita yirukanka, ngo ava mu byo yari arimo arirukanka ajya ku mudugudu w'iwabo ngo kureba niba ibyo bintu marayika avuze koko ari ukuri. Naho rata marayika akimara kuva kuri Mariya, ka Yesu kahise kagera mu nda ye kera. Deja bamurangije gutandukana, Yesu yamaze kumanukira mu nda ya Mariya, kuko ngo yageze mu mudugudu w'iwabo Elizabeth ngo akimuhobera, ngo amusuhuje gusa, ngo kubera ibintu Yohana yari agiye kuzakora bikomeye, ngo Yesu yahise, wari uri mu nda ya Mariya, yahise yuzuza umwuka wera umwana uri mu nda ya Elizabeth, kuko yari azi tashe agiye kumuha. Noneho ngo bahoberanye gusa, ingo za Aden zirakubitana, ngo Yohana yuzura umwuka mu nda ya nyina, yuzuye umwuka mu nda ya nyina, kubera ko ariko atari afite uburyo bwo guhanura, anyura mu munwa wa Elizabeth mama w'umutwite, aravuga ati none ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami Imana ngendereye. Wese urumva atarahanuye? Yarabwiwe n'iki ko ari nyina w'umwami Imana? Urumva atari ubuhanuzi? Yarabibwiwe n'iki? Ko ninda wenda yari itaragaragara ngo bigaragare ko atwite, aravuga ngo ndabikesha iki ko nyina w'umwami Imana ngendereye. Noneho amaze kuvuga ngo ndabikesha iki ko nyina w'umwami Imana ngendereye, Mariya none haba konvenki. Amen. Bati bya bintu marayika yambwiye menye noneho ko ari ukuri. None ndetse webwe arihamiririza, aravuga ngo ni ukuri kose. Elizabeth aramubwira ati mu bagore bose urahiriwe. Nawe arihamya aravuga ngo uhereye none abiki gihe n'igihe kizaza bose bazajya banyita uhiriwe. Amen. Haleluya. Ariko ntabwo aya mahirwe arangirira kuri Mariya gusa, ahubwo uwo mwana Mariya yavutse, abamwizeye bose bahise binjira muri uwo murage wo kwitwa abanyamahirwe. Bwira mugenzi wawe ngo uri umunyamahirwe. Haleluya. Niba waramenye Imana, uyu mwana turi kuvuga, uyu Yesu turi kwibuka wavutse akaba ari mu buzima bwawe, ndashaka kugutangariza itangazo nkubwire ngo uri umunyamahirwe. Ntabwo aya mahirwe yagarukiye kuri Mariya gusa, ahubwo natwe twinjiye muri uwo murage, kuko ufite uwo mwana afite byose. Ufite uwo mwana afite amahoro, ufite uwo mwana afite amahirwe, ufite uwo mwana afite umutekano, afite umutuzo, kuko Yesu atanga amahoro no mu miraba. Ako kantu babwiye murakumvishe? Yesu atanga amahoro mu miraba, gutunga amahoro mu miraba. Kuko iyo uri kumwe na Yesu no mu miraba mucana amakakubwira ngo uhumura mwana wanjye, turi kumwe. Noneho rero urumva ubwo n'ubuhanuzi. Noneho ariko nababwiye ngo tugiye kureba mu gihe gitoya dusigaranye, turi burebe uburyo abahanuzi bagiye bamuvuga. Ubundi ubuhanuzi bwa mbere buhanura kuri Yesu butangirira mu itangiriro. Imana ubwayo niyo yabyivugiye abantu isezerano, kuko igihe umwana w'umuntu yari amaze gucumura, ubundi Imana yakoze ibintu bibiri bidukonfirima ko hari kuzavuka umucunguzi. Icya mbere, Imana yigishije abantu ko hazaza Noheli, ariko hakaza na Pasika. Kuko icya mbere umwana w'umuntu ngo akimara gucumura, Adamu na Eva, ngo ikintu Imana yakoze ngo yamennye amaraso y'inyamaswa kugira ngo ihishe ubwambure bwabo. Icyo ni icya mbere cyagaragaza Pasika ko itangirira muri mu itangiriro. Noneho yo ubwayo iranivugira, igihe yavumaga inzoka, yavumaga Satani watumye Adamu na Eva bagwa mu cyaha bagatandukana n'Imana, yaramubwiye aterega nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe.
ngo ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ndetse Imana ahangaha yabwiye Satani, ndi gushaka kwihuta cyane wenda ntabwo dusoma cyane. Imana ahangaha yabwiye ikimara kuvuma Satani, yaramubwiye ngo kera ngo witege ngo hari umwana uzabyarwa n'iki ngo hari umwana uzabyarwa n'umugore. Uwo mwana rero wavugwaga ni Kristo. Haleluya. Uwo mwana wavugwaga ni Yesu uzabyarwa na Mariya. Ngo uwo nguwo nyine azamukorera biriya byose ijambo ry'Imana ritweretse. Undi muntu wamutinzeho akamuhanura cyane ni umugabo witwa Yesaya. Yesaya yamutinzeho, kandi umuhanuzi Yesaya yabayeho mu kinyejana cya 8 mbere ya Kristo. Wumva ukuntu ari ubuhanuzi bwamaze igihe kinini, ari ubuhanuzi bwa kera cyane. Ariko nubwo ari ubuhanuzi bwamaze igihe, Yesaya wamubona abyerekwa. Ubundi ushobora kwereka ikintu kizaba kera ariko ukakibona nkaho kirejo. We yarahanuye. Iyo turebye muri Yesaya muri umurongo wa ibice 61 hari ijambo ritubwira ngo nuko umwana yagize ute yatuvukiye. Biri muri Yesaya ibice 7 aho yabwiye Abisiraheli, arimo ababwira ngo Uwiteka ubwe niwe uzabihera ikimenyetso. Hari ibindi bintu byinshi yari amaze guhanura, ariko ababwira ngo Uwiteka ubwe niwe uzabihera ikimenyetso. Noneho mu bimenyetso yagombaga kubaha harimo n'icyuyu mwana uzabyarwa n'umugore, aho yavuze ngo nuko umwana yatuvukiye. Avuga ibizaba bimuranga byose, uburyo azitwa igitangaza, akitwa umujyanama, akitwa Imana ihoraho, akitwa umwami w'amahoro, akavuga ko ubwami bwe butazashira butazahanguka. Amuvugaho ibintu byinshi, ndetse aravuga ngo gutegeka kwe n'ingoma ye ngo ni iy'amahoro gusa. Ahangaha yashaka kuvuga iki? Rango nubwo mubona muri mu buretwa, ariko hari umuntu uzaza akabakura mu buretwa, kuko we ubwami bwe buzaba ari ubwami bw'amahoro. Ndashaka kubibutsa ko iyo ufite uyu mwana, iyo ufite Yesu, ububaye ubutuye. Nubwo tukubona utuye mu isi y'umubiri bisanzwe, urwara nk'abandi, ubabara nk'abandi, uhangayika nk'abandi, ariko ubutuye mu bwami bw'amahoro, ubutuye mu bwami bw'ingoma y'amahoro. Noneho ikindi ngo azitwa umujyanama. Ushobora kuba ujya ugisha abantu inama, benshi bakakuyobya, kuko hari igihe ugisha abantu inama aho kugira baguhe inama nzima, ahubwo bakakuyobya bakagukura naho wari uri. Ndashaka kukwibutsa ko Yesu ari umujyanama mwiza. Haleluya. Yesu ni umujyanama. We ntabwo ashobora kukuyobya, ahubwo we akwereka inzira ukwiriye kunyuramo. Amen. Niba ushaka inama zitayobya, shaka Yesu. Amen. Niba ushaka gutunga amahoro, tunga Yesu. Kubera ko iyo utunze Yesu uba utunze utanga amahoro. Biragoye gushaka amahoro ukaba kure y'uyatanga, nukanga uba uri kure y'amahoro. Ariko niba wifuza gutunga amahoro, amen, tunga Yesu mu buzima bwawe, kuko ni umwami w'iki w'amahoro. Amen. Ngo ubwami bwe ntibuzashira. Izindi ngoma zijya zihinduka, ingoma z'abantu bakomeye, abo dusoma mu mateka. Hari n'abo twigaye ugasanga twaraje amaguru mwibasi y'amazi. Hari abanyeshuri bajyaga biga gutyo, turi kwiga amateka y'abantu bari bakomeye kera. Ari ibintu by'amateka nyine biraho. Imwe ugasanga turi no kubisibirira mu ishuri ngo twatsinzwe amateka. Ugasanga ni ibintu by'abantu ngo bari bakomeye, ngo abami ngo bategetse za empire, ngo bategetse ibiki, ngo bategetse ibihugu n'ibihugu. Ugasanga ibyo bintu biri kudutesha umutwe, ngo turi kwiga ngo amateka y'abantu babayeho kera, kandi bakatwereka ko ubwami bwabo butari bworoshye, ariko igihe kijya kigera bikagira amanda. Nubwo umuntu yajya kuri manda akiha manda y'imyaka 100, ni urugero. Nubwo umuntu yakwiha manda ya siyekere 2,
akavuga ati ngewe nzayobora mpaka ndangije siyekere ebyiri, ariko ntashobora kurenza imwe, ntabwo ashobora kurenza ikinyejana kimwe. Urumva rero ingoma z'abantu bose zijya zirangira, ngo ariko ubwami bwa Yesu bw'amahoro ngo ntabwo buzagira iherezo, ntabwo buzarangira. Haleluya! Ubwami bwe ntibuzarangira. Daniel nawe yamuvuzeho, Yesaya yaramuhanuye, twabibonye, ntabwo twagenda tumansiyona ahantu hose Yesaya yagiye amuvuga, ariko cyokora turaza kugaruka hamwe ahantu noneho yatanze itangazo. Daniel nawe yamuvuzeho, Imana yari kuzimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose. Ibyo biri muri Daniel ibice 2 umurongo wa 44. Aha niho Daniel yagaragaje ko ari umwami uzaza uzima ubwami budateze kuzahanguka. Undi muntu wamuhanuye ni Mika, umuhanuzi Mika yahanuye ko Yesu yagombaga kuvukira hehe? Kuvukira i Betelehemu. Niwe wahanuye ko uyu mwami azavukira he? Azavukira i Betelehemu. Kandi aba bose ndagira ngo mbibutse ko hagati ya Yesaya na Mika harimo ibinyejana byinshi, utagira ngo umwe yazaga gahanura none ndakazeje. Umwe yarazaga gahanura akazapfa atamubonye, undi nawe agahanura bigera kuri Mika, biza no kugera kuri Hoseya. Hoseya nawe aramuhanura muri Hoseya ibice 11 umurongo wa mbere, aho havuga ngo umuhanuzi Hoseya yahanuye ko Yesu yagombaga guhungishirizwa hehe? Muri Egiputa. Amen. Ibyo guhungishirizwa muri Egiputa ku uyu mwana Yesu byahanuwe na Hoseya. Murabizi neza ko Yesu akimara kuvuka ngo abategetsi ba Herode barahagurutse, kubera ko Yesu avuka baramusingije, ngo habaho n'ibimenyetso ku zuba, habaho ibintu bidasanzwe mbese ko havutse umwami. Ubundi umwami iyo yavutse habaho ibintu bidasanzwe. Amen. Niyo yaje mu buzima bwawe ubabwaho n'ibintu bidasanzwe, niyo yaje iwawe ubabwaho n'ibintu bidasanzwe. Asiga hari ibintu ahinduye, asiga hari ibintu ashenye, agasiga hari ibintu yubatse. Imana ize mu buzima bwawe uyu munsi kuri iyi Noheli igira ibintu isenya Satani yubatse, ikubakira ibishyashya mu izina rya Yesu. Haleluya! Noneho ngo akimara kuvuka Herode yarahagurutse aravuga ngo nimumbarize iby'uwo mwami. Umwami uje gukuraho ubwami bwanjye, nimumumbarize. Bituma ngo marayika arya urwara Yosefu aramubwira aterega ati haguruka hungisha umwana na nyina ubajyane muri Egiputa. Haleluya! Ibyo nabyo byari ubuhanuzi kandi ko ubutumwa bwiza butagomba guhera i Yerusalemu gusa mu Bisiraheli, ahubwo agakiza kaje ku bantu bose. Imana ihitamo ko Yesu ahungira no muri Afurika. Haleluya! Kugira ngo natwe abanyafurika ubwo buntu bw'Imana tuzabuboneho. Nacyo cyari ikimenyetso ko Yesu yaje gupfira, yaje gushaka abantu bose, atigumiye mu Bayuda gusa. Noneho rero murabizi ko nyine bahungiye muri Egiputa. Ibi byo guhungirwa rero muri Egiputa muzabisoma muri Hoseya igice 11 umurongo wa mbere, niho hatubwira iby'uwo mwana ukuntu azahungishirizwa he? Azahungishirizwa muri Egiputa. Urumva ko kuvuka kwa Yesu ntabwo byabaye impanuka, ahubwo n'abahanuzi bakomeye bari barabihanuye ko isi izabona umucunguzi. Haleluya! Muri Yeremiya naho Yeremiya yaramuhanuye, Yeremiya ibice 31 ku murongo wa 15, naho kuvuka kwa Yesu kwatumye hari abana bagombaga gupfa kubwe. Uzi ko gupfa kw'abana ba Rasheli n'abana bo mwakira gihe bishwe ku bwa Yesu, kuko Herode yabuze uko abigenza, aravuga ati none se ko hari impinja nyinshi turamenya urwo bita umwami ari uruhe? Rati rero nubwo ari uko bimeze. Okay, abana bose bavutse muri iyo periode, bose muhereye iruhande, bose nibapfe ubwo nawe azapfamo, batazi ko rata Imana yarangije gukora operasiyo yo kumuhungisha yibereye muri Egiputa yimereye neza. Amen. Haleluya! Ijambo ry'Imana atubwira ngo yaje mube, ngo ariko abe ntibamwemera, ngo ariko abamwemeye bose ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Haleluya! Burya rero guhunga birashoboka. None ikintu kigutwagirwanyije igihunga. Urumva ko Imana Yesu we ko yahunze. Urumva rero guhunga umuntu arahunga da. Nuko Maraki nawe yaramuhanuye umwami. Uyu muhanuzi Maraki nawe yaramuhanuye, aho Yesu yarategerejwe nk'umuhanuzi. Eliya
Yesu abantu benshi murabizi murabyibuka, ndagira ngo tugende duhuza isezerano rya kera n'isezerano rishya. Urumva Yesu yigeze abaza ngo ariko ubundi abantu banyitande, bamwe ravuga ngo abantu benshi bakeka kuri Eliya, ahandi ati uri umuhanuzi nyine, mwese munyitande. Petero nawe wabashije kubihangara ngo arahishurirwa kubw'umwuka w'Imana avuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Ariko uku gushidikanywa ko azaza ari Eliya nabyo byari byarahanuwe. Byumvikane ngo nta kintu na kimwe tubona mu isezerano rishya kitujurijwe mu rya kera, ahubwo irya kera ryasaga n'iriteguriza irishyashya. Urumva uku gukonfonda ko Yesu yaba ari umuhanuzi nabyo ubwabyo byari byarahanuwe muri Maraki ibice 3:23 muze kuhasoma. Ikindi noneho iyo turebye mu Itangiriro 12:3 tubona ko Yesu yagombaga guturuka mu rubyaro rwa Aburahamu. Amen. Muribuka umunsi Balamu ajya kuvuma Abisiraheli, Imana yabwiye ngo genda. Mbese urebye ubundi ukuntu yakamubwiye, wenda nuko abenshi hano mumaze kwibagirwa ikinyarwanda, ariko hari uduterime twajyaga dukoresha kera cyangwa se ababyeyi bagikunda gukoresha. Umwana yananiranye ati ohoha, donc yamubwiye ati genda, ngo ariko icyo nzashyira mu kanwa kawe aba ari cyo uzavuga. Mu bintu yahanuye Abisiraheli, yahanuyemo n'iby'uyu mwana uzavuka. Yaravuga ngo mwaruriya rubyaro, mwabariya abantu, ndabona umuntu udasanzwe. Haleluya. Ngo ndabona intare ngo ibunze mu muryango wa Yuda. Mbese nawe yarabihamije aravuga ngo mwabariya abantu wambwiye kuvuma, ndabona ikintu kidasanzwe, ndabona umuntu udasanzwe. Ndetse aza no gukonfirima aravuga ngo ariko ubundi wa mugani ko nanjye nibeshaga, ubundi ngo navuma nte abantu Imana itavuma? Ni gute nakwambura umugisha ab'Imana yahaye umugisha? Ngo yarabarebaga akabona n'abanyamugisha, ngo n'abanyamugisha ngo bariya ntibagira ute, ntabwo bavumika. Ngo ndabona ari abanyamugisha ku buryo utahangara ko bavuma. Imana ikugira umunyamugisha mu izina rya Yesu, ku buryo nta muntu wakuvuma, nta muntu ntawabasha guhinyura imigambi yawe, urakomeye. Haleluya. Nta kintu gishobora guhindura umugambi w'Imana. Iyo uri umunyamugisha uba uri umunyamugisha, nta muntu wakuvuma Imana itakuvuma. Niko yabwiye Aburahamu, yaramubwiye ngo uzakuvuma nanjye nzamuvuma, ngo kandi uzakwifuriza umugisha nanjye nzamuha umugisha. Haleluya. Ngo nta muntu wavuma uw'Imana itavumye. Imana ishimwe cyane. Tugiye kurangiriza ku itangazo rero. Mu magambo Yesaya yavuze, mu magambo menshi n'ubuhanuzi bwinshi Yesaya yahanuye, ngiye kurangiriza ku itangazo rimwe yavuze, ubundi dusenge. Haleluya. Noneho ibi byo byavuzwe na Yesu ubwe. Amen. Yesaya yari ari guhanura ibizabaho, yari ari guhanura uyu mwami w'amahoro uzavuka. Ndetse iri jambo turibona muri Bibiliya inshuro ebyiri. Turibona mu buhanuzi bwa Yesaya, tukanaribona Yesu nyirizina yaje gusohoza iby'ubwo buhanuzi mu isezerano rishya, aho yavuze muri Yesaya ibice 61. Ndagira ngo iri jambo turisome duhagaze kuko tugiye gusenga Imana. Haleluya. Muri Yesaya igice 61, ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yesaya, ariko bisohozwa umunsi Yesu ngo yahagaze mu rusengero rw'i Yerusalemu asohoza iby'ubu buhanuzi. Yesaya yabanje kubihanura avuga ngo uwo mwami uzavuka, dore umunsi umwe uburyo azidekarara. Yesu yarahagaze mu rusengero aravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye. Amen. Ngo kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Ariko ubundi aba bantu bari kuzamenya ubutumwa bwiza gute wa mugani? Noneho ngo yantumye kuvura abafite imvune zo mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Amen. Izi ni imbohe zo mu byaha zari zigiye guhabwa agakiza zikabohorwa mu izina rya Yesu.
ngo no gukingurira abari mu nzu z'imbohe. Umva ikindi di, ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoramo inzigo no guhoza abarira bose. Haleluya. Umva ku murongo wa 3, ngo yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira. Ese waba uri kurira? Umva uko yavuze, ngo ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, ngo ndetse n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimubere icyubahiro. Amen. Haleluya. Ubu buhanuzi, wumva ukuntu ijambo ry'Imana ritangaje. Ubu buhanuzi bwahanuwe na Yesaya. Ibi dusomye byahanuwe na Yesaya. Ariko niyo turebye n'ubundi, niyo turebye mu butumwa bwiza mu isezerano rishya, n'ubundi ubu buhanuzi tubusangamo noneho bwasohoye. Amen. Yesu noneho ari kwidekarara nyine. Ndagira ngo turirimbe indirimbo ivuga ngo wasize ubwiza wari ufite mu ijuru. Yo uraba dushima Imana, tuyimuture. Haleluya. Kandi irimo n'icyifuzo cyiza. Tuyimuture, tumwe ngo wasize ubwiza wari ufite mu ijuru, ngo ubwo wazaga mu isi Yesu, ngo no mu ivuka ryawe nta hantu hariho hagutunganiye. None se sibyo? Nese ntiyavukiye mu kiraro cy'inka kuko yabuze ahandi hantu heza yavukira? Nese ntiyahungishijwe muze Egiputa bari gushaka kumwica? Ageze aha rero ngo yabuze ahandi hantu haba hamutunganiye kugira ngo aze kuducungura. Reka tubimubwire, kuko irimo n'isengesho rivuga ngo noneho ngwino uze mu mutima wanjye, ngo basi umbemo noneho nge ndabikwemereye. Ubwo wabuze ahantu uvukira heza, basi noneho nguhaye ikaze, ngwino utahe mu mutima wanjye, ubemo ndabikwemereye. Ngo ngwino utahe, ngo kugira ngo wibonere iki? Wibonere aho kuba. Imana ishimwe cyane. Wasize ubwiza wari ufite mu ijuru, ubwo wazaga mu isi Yesu, no mu ivuka ryawe nta hantu hariho hagutunganiye. Wibone